duteguriye abafana bacu abantu badukunda? uyu munsi twabateguriye ukuntu twahuye. So guys, kuno gahunda zimeze Blesso Family twishimiye kubasharinga love story yacu for the first time umunsi twabonanye wa mbere kugeza ubu ngubu twabikozemo ama episode 100 ndagira ngo tuzazibanemo tujye dukomeza tubana umunsi ku wundi ku bantu batanze nitwa Papa Blesso cyangwa se Eric, we bakwita nde? Diane cyangwa se Mama Blesso. Nongo ki? Mama Blesso. Se Blesso ari? Ari hirya. Nuvuga ngo uyu munsi tugiye kubasharinga love story yacu nkuko twatubibabwiye. So guys, mugerageze mubane natwe, mudukunde, mudukurikirane, mukore subscribe. Urabizi turabona ukuntu turi abantu beza. Abantu kuri kwikoroze nk'ari wenyine. Turimo indani. Indani turi abantu beza. Inyuma se. Abantu bakeneye kwishima guys. Murabona umugabo wanyu ukuntu usaba ari kunsetsa man. Umugisha kuba ngo ufite ariko urabizi. Amen. Urabizi ko ari umugisha. Urabizi ko Imana yampaye umugisha. Ako na Imana yaguhaye umugisha kameme. Yahaye mwinshi. Gahita nkitugira akantu k'akagambo keza wambwira muri iki gitondo kugira guys mukomeze ajya ninjye ubwira ariko by the way mwibutse ko muri kumwe n'umunyamakuru we turakwakira mu kanya turakwakira. Ndagukunda gayi. Ndagukunda. Urankunda bibwira abantu ko nkunda. Ndamukunda. I love you too. Thank you guys. Uyu munsi nizere ko tugiye kubana. Wowe utarakora subscribe guys. Wowe utarakora subscribe ntabwo ukeneye ibyishimo. Nakubonye. Reka mbabaza. Okay, tugiye gutangira. Kabafana mbere yuko dutangira nta kibazo. Mbaze mpere kuri inde ladies first sibyo. Diane natubwire ubundi mu mazina yose nzi ko kwita menshi. Mazina yose Eric akwita. Niri ukunda. Izina nkunda. Like if yaguhamagaye kumva this one ndumva ndi feeling sibyo. Mazina ajya aguhamagara yose like imitoma sibyo cyangwa ari romantic. Niri ukunda ko aguhamagara. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play, yo wako Kigali Rwanda wa mutwe kugereze n'uyu munsi wageze